mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri mu gice cyaho cya 4 hasobanura neza ko hari igihe kizaza. Pawulo yakize igihe kirushya, ati ni igihe kigoye, ati hazaza ibihe birushya aho bamwe bazaba batubigisha nzima ahubwo badushakira abigisha bahangije nyir'ibyaha. Aho umuntu yakwibaza inyigisho nzima ari iyihe cyangwa se inyigisho y'ikinyoma ari iyihe. Aha twifashishije abahanga mu bya Bibiliya ndetse twumva n'icyo Bibiliya ubwabyo cyangwa se ubwayo bivugaho. Urabona no kuri Gospel TV cyangwa se ujye kuri Facebook page yacu yitwa ubuntu n'ukuri, naho kandi like cyangwa se ukore subscribe kuri YouTube. Yesu abwira abantu ntubanegura, ati mwirirwa mugenzura mu byanditswe, nyamara nimumbonamo kandi byose ninjye byavugaga. Ibi babisaba ko ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 24 umurongo wa 27. Hari amagambo Mose yivugiye ubwe mu gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo wa 15 havuga ngo Imana izabahagurukiriza undi muhanuzi muzamwumvire, kugira ngo twemere neza ko Mose yavugaga Kristo nuko twara mu byakozwe mu gice cya 3 umurongo wa 27 cyangwa se igice cya 7 umurongo wa 37. Ushatse kumenya neza ko ibyanditswe byose byavugaga Kristo, wananyarukira muri Mateyo 21 umurongo wa 42 cyangwa se Luka nkuko nabikubwiye 24 27 cyangwa se Yohana 5:39 n'ubundi kuri Gospel TV. Ahangaha uhita ubona neza yuko byavuzwe kuri Kristo, nyamara abantu benshi cyane bigeze bamenya umugambi Imana yamuteguriyemo, nta nubwo bigeze bamenya neza impamvu Imana yamutanze. Iyo usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 gishije kuva 21 hari amagambo avuga neza yuko Imana yatanze Kristo kugira ngo acungure abari mu isi, ndetse Kristo bakivugira neza ko yaje kugira ngo aheshe ubugingo abari mu isi kubw'urukundo rukomeye cyane Imana yari yabakunze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe indirimbo 10 zafashe umwanya mu gihugu hose ndetse no hanze yacyo, zikamamara ibyo bita hiti, zigakundwa nyamara zihabanye n'umugambi w'Imana yateguriye muri Kristo. Nubonye no kuri Gospel TV iyo usomeye Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5 havuga neza ibyo umwana w'umuhungu uzavuga. Yesaya ati duha umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye. Usimbutse gakeya Yesaya 53 havuga ibyo ngibyo neza ko Yesu yishyizeho ibyaha by'abantu, akavuga hati intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu ntiyashenjaguriwe. Inyuma gakeya Yesaya 42 umurongo wa 25 havuga neza ko Imana yamushyizeho uburakari bukomeye cyane kugira ngo icungure abari mu isi, imuha n'igihano yari guhana abari mu isi. Usomye Zaburi nyinshi cyane cyangwa se hafi ya zose usanga Dawidi yaragenda agaruka ku mbabazi z'Imana, ndetse akageza akavuga ati Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati nawe nguteye amatsiko ugende wicukumbura urebe. Zaburi ubutumwa bwiza niyo wahera kera mu itangiriro. Yohana yivuze neza mu gice cya mbere ko mbere na mbere hariho jambo. Mu magambo makeya byerekana ko umugambi w'Imana wari wo gucungura umuntu kugira ngo yongere ahure n'Imana nk'uko yamukunze kuva kera ikamurema mu ishusho yayo. Ariko ahangaha ho byaje ari akarusho kuko Imana itashimye ko umuntu asubira mu ishusho yayo yari muri Edeni gusa, ahubwo yongera akaba umwana wayo bakagirana ubusabane kugeza igihe izamwishyira. Itegura Yesu Kristo kugira ngo umugambi wayo wuzurizwe muri we. Ibi nibyo bivuga ubutumwa bwiza. Usoma inzandiko za Pawulo, iza Petero ndetse no mu butumwa bwiza usanga nta kintu kivugwamo uretse umugambi w'Imana wo gucungura umuntu, abantu bagasubira kuba abana b'Imana bafashijwe no kwizera byonyine. Yesu yabivuze neza bigarukaho ati umurimo wanjye ni uyu nguyu, cyangwa se umurimo w'Imana ni uwo kwizera yatumye. Uyu munsi usanga abantu benshi cyane baririmba byinshi, bavuga byinshi, babwiriza byinshi, nyamara ugasanga kwizera guhesha ubugingo bugarukwamo. Aha nk'umuntu no kuri Gospel TV twashatse kumenya niba abahanzi, amakorari nabo baririmba iby'uwo mugambi w'Imana mwiza yateguriye muri Yesu. Usanga hari aho banyuranya nabo ibyo Pawulo yise ibinyoma cyangwa se ibihe bigoye
inyigisho zibanye n'irari ni ubuntu n'ukuri gospel tv facebook Burya ni ubuntu n'ukuri kora subscribe kuri youtube ndetse usangize n'abandi kugira ngo bamenye ibinyoma bivugirwa hanze aha ngaha. Mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse igice cya kabiri umurongo wa cyangwa se igice cya kane cyangwa se igice cya gatanu asobanura neza ko atari iby'isi byazanye Yesu Kristo mu isi, ahubwo yamuzanye kugira ngo abari mu isi bahabwe ubugingo buhoraho. Aha ngaha tudatinze twagushakiye indirimbo 10 z'amakorari, ndetse rimwe na rimwe nawe washaka izindi zirenzeho zivuga nka zo, zamamaye cyane nyamara zitari mu mugambi w'Imana wo gucungura cyangwa se ubutumwa bwiza. Ntiwasangamo urupfu, ntiwasangamo amaraso, ntiwasangamo umusaraba, ntiwasangamo kuzuka cyangwa se ubugingo bibonerwa muri Kristo Yesu. Ahubwo wivugira ibindi, ibyo Pawulo yise bihwanye n'irari ryabo. Na Yohana yarabyanditse mu gice cya kabiri mu rwandiko rwa mbere ku murongo wa 12 ukageza ku murongo wa 20. Ngizi indirimbo 10 zamamaye mu gihugu nyamara zinyujije kure ubutumwa bwiza, zabuciye kure. Imana nijya kugutabara, Imana nijya kugutabara, izakenera igitekerezo cyangwa wigisha inama. Imana nijya kugutabara, ibyanditswe mu gitabo. Mwami Yesu nifuza kubimpishurira, kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata, mwami ejo ntazavaho nibeshe ubugingo. Ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo, uretse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba. Imana irakuzi ikwitayeho, uretse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba. ikwiye abashuti mutinya guvandimwe, ubura we. Uretse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba. Kukuremera Edeni, mbere yuko Imana ikurema yabanje kukurema
n'isoni nzajya muvuga hose bamumenye bamenye kwagira neza iyo batari wowe simbanyiriho ubu mbana yapfuye iyo batari wowe ahanyewe ubundi haba hakibwa uri Imana nyamara Imana nyamara uri Imana koko Imana Chikamo Nyanjawe Boko bw'Imana bwambuke Chikamo Nyanjawe Boko bw'Imana bwambuke Chikamo Vinyuma Farao Boko bw'Imana bwambuke Vinyuma Farao Boko bw'Imana bwambuke Vinyuma niyo yaturinze Iyo iri maso umugambi wayo niyo yaturinze Iyo iri maso umugambi wayo Chikamo irasohora uri Imana itabesha icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza hari umurwayi wari ku kidendezi cyitwa Betesida yari amaze igihe kirekire imyaka 38 kandi bamugejeje akiri umwana mutoya hari umurwayi wari ku kidendezi cyitwa Betesida yari amaze igihe kirekire imyaka 38 kandi bamugejeje umwana mutoya hari umurwayi wari ku kidendezi cyitwa Betesida yari amaze igihe kirekire imyaka 38